abwire nti mu myaka ngeze mu njyewe rero ntabwo nari n'abandi nababwira inararibonye ngufi iyo umuntu ashima agitangira hagarika ikivi. Hanyuma rero haboneka urujijo, bamwe bati nyamara abantu bazishyura, abandi bati ntibazishyura. Ruriya rujijo urarubona nawe rwakugezeho? Ese niba rwarakugezeho uruvugaho iki? Nkawe kandi tubwire nkawe. Nawe uri gatumwa mbivuge nadashima umushimire yavuze ibintu byiza by'umwihariko mu kwakira muzehe Nzungu. Benshi mu bataragira amahirwe nk'ayo twaronse bazajya mu ijuru bari dutanzemo, sibyo? Ibyigisho bumvisha bya Nzungu ni bike ugereranyije n'ibyo twebwe twagize gute twumvise. Inama bumvishe za Nzungu ni nkeya ugereranyije n'izo twagize gute twumvise. N'igihe tumaze tubyumva ni kirekire ugereranyije n'icyabo. Niyo mpamvu bavuze ngo benshi mu bataragira amahirwe nk'ayo twaronse bazajya mu ijuru bari dutanzemo. Baritanzemo abahawe umucyo mwinshi nyamara bakanga kuwugenderamo. Niba abantu bo mu isi basanzwe babasha kugenzura bakareba bakitegereza ngo biriya bintu umuntu akora bifite akamaro, wowe ukaba ukibikerenza, ukibigishaho impaka, ukibyibaza, ukibishidikanyaho, mu gihe abandi bisi bo bafashe umwanzuro bwo kubitangira igihembo. Tubibutsa ubuhanuzi bwahanuwe buvuga yuko abantu bari hanze y'ubutumwa bwiza ngo barimo kubona abari mu butumwa bwiza batabirimo neza. Ngo ayo mahirwe bayagize gatoya ko kujya mu mwanya bakaba barimo bakajya neza mu mwanya abo ubutumwa bwiza barimo. Ngo babihagararamo neza kandi bakabiha agaciro bakabifata ntibazigere babirekura. Kuko abahanuzi bwatangiye no gusohora, kuko hari igihe ubona ubwo ari ibintu bitanejeje ukabona umuntu avuye mu murongo ubutumwa bwiza arabirambiwe abivuyemo, undi mushaje akaza amaramaje akaza amaramaje imbaraga bya bindi we ubwo rero ntaga yaba afite ko gupfusha ubusa, urava mu murongo harinjira mu ndi urimo kubareba urasabira ibintu none mugiye kwihuza n'abisi. Yesu yari yaratangiye gusenya urukuta rwari hagati y'abayuda n'abanyamahanga. Ubwo hari n'abantu bashaka kongera kurema urwo rukuta kandi Yesu yaragize gute yararusenye. Ese mama byari gucura iki yo muzehe hasangira nabo? Sinzi ko byari bugende, so ntabwo mwariye. Mukure kubwirwa ahantu abantu bose bukigishirizwa ahantu hose aho imitima yiteguye kugurura kwakira ukuri. Wow, Kristo yiteguye kuyigisha. Yahuye n'abantu nkushaka ibyiza byabo, abagaragariza impuhwe, abakemurira amakene yabo, yego, abaremamo icyizere. Nyuma y'ibyo ngibyo arabahamagara ati nimunkurikire. Evangelism page 272. Uburyo bwa Yesu, Christ's method alone will give true success. Ministry of Healing page 43. We are not to renounce social communion. We are not to exclude ourselves from others. In order to reach all classes, we must meet with them where they are. Ngo hari VIP n'ibindi byose. Abo bose Yesu yarabapfiriye kubageraho no kubasanga aho bari. Uzibukirwa kuki uzasiga nk'uruki musozi, igihe utazabuhari n'ikihe cyuho kizabaho. Nibyukuri ntuzahoraho, aho uri hahoze abandi, ni nako hazaza abandi. Ahubwo jya wibaza uti nzibukirwa kuki.
turabasuhuje inshuti bakunze mudukurikiye muri aka kanya twizeye ko aho muri hatandukanye mukomeje kugubwa neza tubaha ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi nitwa Byiringiro Fabrice ninjye turaza kubana ariko ntago ndi jyenyine ndi kumwe na mwene data tugiye gufatanya inshuti yanjye umuvandimwe reka mwakire hanyuma ze atwibwire ndetse tumuhe n'ikaze ni karibu. Murakoze cyane. Muraho neza? Muraho neza. Guhaye ikaze. Murakoze cyane. Mwakibwira abadukurikiye mbere ko tangira ikiganiro guhaye ikaze. Yego, twishimiye kubana namwe, bamwe baratuzi turamenyeranye dukunze kuganira ariko duhorana bashya nitwa Mwumvirangoma Jean Claude. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane natwe twishimiye kubana namwe nanone. Hanyuma rero maze iminsi nibaza ibibazo ariko ntabwo ari ngiye gusa hari n'abandi bura tubisangiye niyo mpamvu twakoze n'iki kiganiro. Hanyuma hari ibibazo ndi kwibaza ariko uyu munsi nareka kubyibaza. Yego, niyo mpamvu nahisemo kugutumira kugira ngo uze tubiganireho muri make ni wowe ntegerejeho ibisubizo. Nizere ko ibisubizo uje ufite ipaki yabyo kuko uyu munsi ndakubaza pe sanzwe nkubaza ariko uyu munsi bwo umunsi wabaye umunyabibazo utera umunsi ntago ndi umunyabibazo cyane ariko nta kibazo ubwo mbonamo ibisubizo naho n'umugisha ubwo ntari ikibazo nkaba ndi igisubizo twabishimira Imana iradufasha. Amen. Imana ishimwe ubwo ubyemeye kandi turaza no gufatanya ntugire ikibazo. Hanyuma rero mu minsi yashize twagiye kubona abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo ari bishya tubona itangazo cyangwa se tubona ubutumire ni summit igiba yitwa inzu y'ibitabo tubona hatumiwemo Nzungu Gadi. Ntabwo gutumirwamo ari igitangaza ariko twarabibonye tubona ayo makuru turayamenya njye narayamenye n'abandi ndizera ko bayamenye. Hanyuma ndagira ngo nkubaze wowe ari amakuru wayabonye uteye kugezeho ati. Yego, murakoze na benshi bari bafite amatsiko yo kumenya byaramenyekanye nko kumaze kubivuga na benshi bari bafite amatsiko yo kumenya ngo burya se ya event ya inzu y'ibitabo summit yatumiwemo umusaza Nzungu Gadi byaje kurangira bite byagenze bite kuko wenda umugabane munini ntabwo wahageze kandi n'umukunzi wa benshi kandi ibijya biba hariya bajya babifata ariko bakabistreaming bakabyauploadinga nyuma kugira ngo abantu babibone uko byagenze nabyo ntibiraba. Ubwo rero benshi bafite amatsiko koko yo kwibaza ngo mbese ngo byagenze bite bya bihe byari bimeze bite. Ubwo rero byagenze neza twahereye ku kumenya amakuru nicyo tugiye guheraho. Hari abantu uhari n'umuntu wenda abana dukurikiye utaranabimenye ko byanabaye ariko sinzi niba yabariho ariko bibaho ntacyo naba ataramenya amakuru ariko reka tuvugire ku bayamenye uwo amakuru yakugezeho. Amakuru uko yangezeho nk'uko yageze ku bandi ni itangazo ryatanzwe n'ubundi nk'uwo twavuga utegura biriya biganiro ni umunyamakuru witwa Dashim niryo zina amenyereweho rikaba ari byo dukoresha. Yateguye ni umusomyi ni umukunzi w'ubumenyi nk'uko natwe dufite ikiganiro cyitwa dusangira ubumenyi. Ubwo rero ajya ategura ibiganiro byo gutumira abantu bafite ubumenyi. Arangije sinzi uko yabigenzuye sinzi uko yabyize nawe ntuzi ko yamenye amakuru sinzi uko yamenye amakuru yuko umusaza afite ubumenyi bukenewe n'abantu. Arangije aramutumira umusaza aremera nyuma akora itangazo rivuga yuko mu bantu bakunda ubumenyi ajya batumira akabararika ati njyewe akazi kanjye no kubashakira abantu bafite ubumenyi mwe mu bukeneye muzaze mwakire inararibonye muze mwifatire ubwo bumenyi. Niko rero gukora itangazo rivuga yuko mu batumirwa bazaba bahari bazasangiza abandi ubumenyi hazaba harimo na Nzungu. Iryo tangazo arishyira ku mbuga nkoranyambaga akoresha Instagram n'ahandi. Uko waribonye niko nanjye naribonye nako namwe mwaribonye nta kintu kidasanzwe. Ubwo uko namenye amakuru nuko nguko murakoze. Ndabyibuka nanjye uko nayabonye nari ndi gukora ku mbuga nkoranyambaga tuzikoresha njya kuri Instagram ye
ndabibonye ariko iriya summit ntabwo ari ubwa mbere nari nsanzwe nyibona najyaga nyibona ariko ntayiha umwanya cyane ariko nkajya nkurikira ibyo biganiro bavuze aba yagiye yaprodinga nyuma ya buri session iba yabaye hanyuma rero amakuru aramenyekanye tuba turayabonye ariko ntibyarangiriraho hari video yawe iri hanze yego video rwose njya kubona nari ndahantu mbona video ingezeho uri kwamamaza uri kubwira abantu ngo ntibazabure bazaze bahaboneke mu by'ukuri ndakubaza iki kibazo ariko nyihanganire kukikubaza wanyemerera ko ibisubizo byose bifite nta kibazo summit ni adashimu yego wavuganye na dashimu arakwishyura Senzungu Gadi mwigize muvugana ko azajyayo mugira uko muvugana kuki twakongera kwamamaza iriya summit okay mu by'ukuri nabikoze nkanjye ntawe yego kuko muri abo bose nta n'umwe mwigize muvugana nabikoze nkanjye Dashimu ntabwo anzi nanjye ntabwo muzi umuzi ku mbuga nkoranyambaga ko mubona ko cyakoze buriya ubwo yarebye kariya akavido nabonye yaragashyize kuri Instagram ye ariko nawe arabizi yuko atantumiye Mzehe nawe ntabwo yantumye nabikoze nkanjye kugira ngo ngaragaze amarangamutima yanjye kandi bimbereye byiza njye nifuza yuko byabera byiza no ku bandi Yesu yaravuze ngo icyo mwifuza yuko babagira namwe mukigirire abandi bitewe n'ubumenyi nzi ku musaza bitewe n'ibyiza muziho naravuze ati wow ibi bintu umusaza azaha abantu buriya ntihari abantu bazacikwa reka ngira ishyaka kugira ngo mbyamamarize abantu nabo mu by'ukuri ntibazacikwe n'ubumenyi bazaze bahaboneke cyane cyane yuko Dashimu hari akantu ajya akunda kuvuga nawe njya mukurikirana ajya avuga ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye ni nako biba bimeze kandi umusaza ageze mu zabukuru yasinyanye n'urupfu ruvuga yuko ati ubwo we ari ingirakamaro we hari imiyaga ruzamushyiramo ntabwo tuzi umunsi n'igihe ari imyaka iragiye n'isi nayo igiye dutwara abo dukunze b'ingirakamaro nayo ntiyoroshye iri aho ngaho nkumva rero gucikwa n'ibyiza umusaza afite byaba ari igihombo niko kwifata hanjye hawe ndicara nkora kariya ga publicité ndarikira abantu mu by'ukuri mbikora mbikuye ku mutima ari kugira ngo abantu ibyiza ubumenyi ntibuzabacike ariko nta muntu twabisezeranye ari Nzungu ntabyo yantumye ari na Dashimu ntabyo yagize gute ntabyo yantumye okay ndumva ubusobanuro nge bamaye ndumva bwumvishe kuko hari umugabo abanyarwanda n'abahanga nubwo wenda buhanga bwagiye bugabanuka bitewe n'igisekuru turimo n'ibihe bitandukanye tubamo yaravuze mu kintu cya mbere n'amakuru ufite amakuru ufite byose namugabo atekereje ikintu gikomeye ikintu cya mbere n'amakuru rero ubwo we wari uri guha abantu amakuru reka tunavuge amakuru warubahaye byose reka tunavuge yuko uramutse umenya ahantu barimo gutanga ibintu byiza wenda bari gufata amafaranga cyangwa gutanga imfashanyo nguvuze ku mafaranga n'ibindi bindi ukagenda ufite imfashanyo runaka ukagenda wirata ku muntu uti baduhaye ibintu byari byiza byari bimeze gutya ahita bati wa kuki utambwiye byagenze bite byabereye kuki utambwiye kwe agufata nk'umwanzi wawe ariko ubu ngubu ntabamfata nk'umwanzi narababwiye utarabonye uko ajyayo no ku butumwa bwiza tubwirwa yuko abantu tutaburiye Imana izatubaza amaraso yabo rero tutarababuriye kandi twarabanaga nabo kandi dufite n'ubushobozi rero mu bushobozi nanjye nari mfite nabashije kuburira abantu kandi abaje barungutse ibyo turaza kubigeraho byo ndi kugira ngo mbyibikire gato mfite umwanya ndaza kubikubariza ko byagenze amakuru yose ndaza kuyakubaza ahubwo ndi kugira ngo tugende gake gake ko ibintu byatangiye kugeza birangiye tugira gutya rero tubona urujijo nabyita ko ari urujijo
kuko hazaga amakuru meza ari kutubwira ngo nyamuneka muzaze muri iyi summit mwari mufite n'insanganyamatsiko nziza bagiye rwose muri insanganyamatsiko nziza uvuga ngo isi n'ishuri urumva ikintu gikomeye cyane cyari bivugweho kandi cyanavuzweho hanyuma rero haboneka urujijo bamwe bati nyamara abantu bazishyura abandi bati ntibazishyura ruriya rujijo urarubona nawe rwakugezeho ese niba rwarakugezeho uruvugaho iki nkawe kandi utubwire nkawe nawe uri gatumwa wanyemereye ko ibibazo ndakubaza byose urabitsubiza ubu rero feel free to ask you nibyo kuvuga uko ibi bintu byagenze uko byatangiye ni byiza kugira ngo n'abantu hari n'ubu ngubu n'umuntu udafite amakuru binjiriye ubuntu barishyuye byagenze biti ubwo tubwire icyo unatubwire uko byagenze hari ibintu nanjye byagiye bincarenjinga ariko njyewe ahenshi uretse no kwiga bisanzwe ariko hari ikintu cyamfashije buriya kiriya kintu cyabaye cyanyibukije yuko turi ku isi yego ku isi naho ibintu bigenda uko udashaka mu by'ukuri njye nagerageje gukurikirana amakuru kuri rujijo rwabayeho ariko mu makuru nakurikiranye yavuye ku maposite ku matangazo abiri mu gukurikirana amakuru abantu uko bagiye bayahererekanya byavuye ku maposite abiri yari amakuru menshi pe posite imwe yaje iriho ibiciro by'amafaranga ubwo simwe twabonye bwa mbere sinzi njye ntabwo nzi ngo yaje mbere ni iyihe ngo yaje nyuma ni iyihe niyo nabonye byinshi iriho amafaranga ubwo ngubwo uri mu babonye iriho amafaranga njye niyo nabonye mbere nkibibona njyewe nabonye itariho amafaranga wenda turaza gusaba abantu babishyireho ayo maposita abiri bayashyireho kugira ngo babibone ariko abantu bamwe babonye posite iriho amafaranga abandi babona posite imeze nk'ikropinzi nk'iciye cya kindi kiriho amafaranga kitariho ubwo ababonye itariho amafaranga bahita bavuga bati ni ubuntu ababonye iriho amafaranga baba ready yo kwishyura barabyakira mu mutima bagenda biteguye kwishyura nguko rero ko imigabane ibiri yaje kuza iza bamwe bavuga ngo nta mafaranga iza abandi bavuga ngo nta baki ni ubuntu bamwe deja nagezeyo nsanga bamwe baninjiye bishyuye nta n'ikibazo babigizeho abandi bari ku muryango bari bazi ko ari amafaranga birangira bari bazi ko ari ubuntu birangira babasabye amafaranga ariko turashima yuko byaje kurangira neza nta waheze hanze abantu baje gukurikirana ariko urujijo rwavuye aho ngaho ni kuri ayo maposite abiri urujijo ni aho ngaho rwavuye ariko n'ubundi njyewe nibutse ntabwo nabitinzeho kuko ku isi naho ibintu bigenda ko umuntu aragize gute ko umuntu adashaka utuntu tw'uducarenji nka turiya ntabwo ubwo rero abantu bahuye n'iyo challenge yo kuvuga ngo se hari ukwishyura no kutishyura bagahera mu rungabanga bakaba mu rujijo bakabura amakuru mwihangane murumva ko ari uko byagenze mwihangane hari n'abambajije cyane kubera yuko ngewe nabyamamaje nakoze akavidewo gatoya kabyamamaza ahari bagira ngo wenda nanjye niyo mpamvu nakubaje cya kibazo bagize ngo nawe uri umwe mu bari gutegura iriya summit oya njye nabiteguye nk'umuntu nanjye ukeneye kwikurikira cyakoze ndimo kugira ariko nta kindi kidasanzwe n'abakurikiye kariya akavidewo nakoze nta by'ubuntu navuzemo cyangwa iby'amafaranga nta mafaranga numvishemo muzongere mukarebe njye navuze yuko kuhabura ari igihombo nta by'amafaranga navuzemo njyewe nararekeye abantu kuhaba gusa kandi byatanze umusaruro ubwo rero kabaye agaciyemo kandi abo byagenze uko badashaka turi ku isi niko bimera n'abandi byagenze uko bashaka twagize amahirwe hanyuma rero muragiye mugerayo
urwo rugendo rwo kugerayo umusaza arahageze niwe turaza kwibanda mu kiganiro cyacu yakiriwe ati ibihe bidasanzwe ndabizi yuko wenda atari event ya mbere witabiriye cyangwa se ikirori cya mbere witabiriye hari n'ibindi byinshi ariko sinshaka kubivugaho nshaka kwivugira gusa kuri iriya witabiriye ukurikije uko ubona bakira abantu n'ibihe bidasanzwe wabonye noneho tugeze muri cya gihe cyo gusangiza abantu uko byagenze ariko byagenze yego byari bimeze bite byari byiza njye ndavuga nkanjye yego bitewe n'uko ngewe nigira muri byose nkigira kuri bose nta muntu n'umwe ubaho utagusigira isomo nta muntu n'umwe ubaho utagusigira isomo nubwo hari abantu benshi batandukanye ariko hari ibyo nagiye niga bitandukanye ngiye ndivugira ku mwihariko wo kuri Muzehe Nzungu nk'uko warumbajije ngo yakiriwe ate hari ikintu nashimye yego hari ikintu nashimye pe sinzi n'abateguye inzu y'ibitabo sinzi niba bazatwumva ariko twarabashimiye nabo bafite ikintu cyiza ngenda naranagisomye iki gitabo ni uwifuzwa ibihe byose okay ni umugisha ndaza kugusaba uze kugira ibyo unsomeramo bo hari intego bihaye ubu nk'inzu y'ibitabo hari intego bihaye narayishimye pe barakoze cyane Imana izabaha umugisha kandi mu by'ukuri umuhati wabo ntuzabe uw'ubusa hari intego bihaye hari ibintu biba mu isi bagaye ibintu byo kurwanira amagambo ku kiriyo cyangwa se kwirimbi ukavuga ibigwi by'umuntu kurwanira amagambo nuko kundi presse umuntu yapfuye njye ndi gushaka kuvuga ndashaka kuvuga ariko noneho akanyagari ni gato urumva ugasanga abantu barimo kurwanira mikro bashaka kuvuga ibigwi by'umuntu bagiye kubivuga ntari bubumve bazanye indabo ntari buzibone bambaye imipira bambaye imikenyero bambaye amakositimu ntabwo arimo kubibona bakamushimira mu by'ukuri we atagihari atari bufiringe ubwo bwuzu bwabo atari bunezezwe n'izo mpano barimo kumuha barangije baravuga ati no twebwe tugomba gushimira umuntu akiri muzima icyo kintu kirakomeye cyane agihumeka ku buryo imvune yagize n'imbuto yabibye agomba kuzisarura akiri muzima ahumeka naho akabona ko ataruye ubusa reka mbivuge nadashima umushimire yavuze ibintu byiza by'umwihariko mu kwakira Muzehe Nzungu ntabwo yamubeshye kandi nta nubwo turimo gutaka Muzehe hari n'utuvideo turi hanze twabashije kutubona abantu baza no kongera kutureba bakatureviza hari ako nabonye ntekereza ko ari kugiye kuvugaho yego we yaravuze ati mu by'ukuri tugomba gushimira abantu bakiriho mu bantu tugomba gushimira harimo na Muzehe Nzungu bitewe n'uko yagize uruhare mu kwita ku buzima bw'abantu akabaha inama zijyaniranye n'ubuzima akabavura atabaciye amafaranga ibyo bintu abateguye iriya event barabishimye ntumbaze ngo bahuriye he nabyo nicyo kibazo ntumbaze ngo bahuriye he nabyo ntumbaze ngo baricaye babyiga ryari ese babagereranyije n'abandi ntumbaze ngo byagenze gute ariko kuba ibyo bintu cyarabaye ibikorwa byiza yakoze kuko yavuze yuko yakiriye ubuhamya bw'abantu benshi cyane babonye ubufasha buvuye kuri Muzehe Nzungu kandi akabubaha ku buntu arangije aramwakira aravuga ati mwakire Muzehe kandi koko wabonye ibintu avuze hari ibintu ushobora kuvuga ubeshyera umuntu abantu bakazaba bibaza ngo umuntu se ngo bahita bajujura ukabona ngo ari he barimo guhegereza ngo umuntu bite bisa nkaho batamuzi ariko akimara kubivuga wabonye yuko avuze ibintu biri mu bantu ari ibintu bazi arabavugiye kandi ibyo bavugiye nibyo nabo baramwakira
bishimye ni ukuvuga ngo abantu cyane. bari aho ngaho mwari aho yego mwahise bishima ubona koko barishimye baramwakira nkabo nk'uko basanzwe bakira n'abandi bantu n'ubundi baguwe neza baramwakira cyane ubona yuko mu by'ukuri nabo ibyiza yabagiriye birazwi kandi imyiturano bashoboye kumuha bagize gute barayimuhaye bamushimira ibyo yakoze akiriho ibyo rero twarabishimye mu by'ukuri twarabishimye ni n'umuco tugomba kugira gushimira abantu bakiriho bakiri bazima tukananenga ingeso mbi n'umuco mubi wo gushimira abantu batumva ugaha impano abantu batumva ugaha impano abantu bapfuye kandi nta kintu bari buzimaze rero ni muri urwo rwego bakiriye uyu musaza mu by'ukuri bagena n'ibihembo twabonye bari kumwambika umudari rero njye ntabwo nari mwari mw'abantu yego ibibazo byose mfite ariko nawe yazanye kugira ngo abinsobanurire niyo mpamvu nawe reka mbona bambaye umudari hari n'akantu bamuhaye kariya yego ni akantu kaba kameze nk'igikombe cyangwa se award nsanga handitseho izina rye ariko cyangwa se award y'ibyiza yakoze biba byanditseho buri muntu bahaye iriya award bamuhaga na envelope irimo amafaranga ajyanye n'iriya award ariko we kuko ari umubwirizabutumwa wizera kandi wumvira itegeko yahawe na Yesu rivuga ngo mwaherewe ubusa kandi mutangire ubundi Matayo 7 kugeza ku 8 iyo envelope we ntayo nigeze mbona afata kandi ntayirimo muzarebe na video buriya hari ukuntu abantu bagenda bavuga bati buriya buri kiriya gihembo buriya hari ahubwo reka tunamushimire kuko twari tuzi ko ari bubyange kuko nimureba muri video n'abantu barabizi uzi ko natunguwe ngewe reka tubabwire ukuntu byari bimeze uzi ko ari byange kuza se cyangwa ari bwangiriya iriya award twari tuzi ko atari bwemere no kujya hari imbere batari umumagare ngo ajye kumushimira ngo yemere ariko abantu natangajwe nuko ibyo bintu babimuziho nimwumva muzarebe mu kavideo gatoya twafashe bamwambika uriya mudari barawumwambitse bamaze kuwumwambika ahita yongera awukuramo awushyira hano akiwukuramo inyuma yanjye hari hicaye abantu n'iruhande rwanjye hicaye abandi bantu sibyo badahuje kwizera nawe bari bafite n'ibisuko ni abantu basanzwe barumvikana sinabumvishe barangije baravuga bati biriya ntabwo abikunda iryo jambo nararyumvise iryo jambo nararyumvise rero urumva ko n'abantu ibyo bintu babimuziho yaranabivuze yabivuze avuga mu mvugo izimije niyo umuntu bamushimiye ngo umubyizi ngo hari igihe atabaye maso watuba ngo ahubwo uwo bashimiye ajye yongera umwete wo gukora mu cyimbo cyo kugira ngo yishimire ayo mashimwe bamuhaye akantu gasobanure neza abantu bakunda ntabwo ndi bugasobanure ntabwo ndi nzungu urakavuga neza nibura ukadusobanura icyo wasize muzagende mukumve yishimiye umuntu umubyizi uragabanuka we ashobora kwirira akabati nagezeyo nsigaye on the top ahubwo inama yatanze yaravuze ati uwo bashimiye ajya arushaho gukuba umwete no gushaka ubwenge twakomeza nuko rero ahantu rero abantu bari kuvuga bati turabizi ko atabikunda naho twari tubizi ko nahise gutesha umurongo ariko ntabivuga yego rero abantu bari bazi imiterere ye natangajwe no gusanga hari abantu bamuzi kugeza ubwo bazi yuko adakunda ibintu byo gushimwa no gushimagizwa kuko akuramo umudari ni umumama wari uri inyuma yanjye niba ari umumama niba ari umukobwa simbizi ijwi nararyumvisha avuga ngo yego biriya bintu ntabikunda nuko rero bitewe n'uko intego bari bafite n'umugambi bari bafite wari mwiza ibyo bihembo bitari amafaranga
ibyo arabyakira arangije nk'uko bari babiteguye baravuga bati Imana yarakoze kukuduha dufite umugisha kuba tugufite ibyo jambo Dashimu yavuze rero Dashimu yarakoze yavuze ati dufite umugisha kuba tugufite kubaho kwawe kwabaye ingirakamaro kuri twebwe kandi bavuga gukuri mu by'ukuri kubaho kwe ntabwo yizirikanye gusa yazirikanye n'abandi ubwo rero kumushima akiriho byatanze umusaruro mu by'ukuri biba ibintu byabaye byiza kandi urabona Dashimu imyizerere ye itandukanye n'imyizerere y'uyu musaza nta yandi marangamutima ibindi wenda bazabyivugira icyo numvise nkunganira icyo numvise kirimo gikomeye n'ibintu bibiri ni ukuvuga ngo hari harimo kwigisha kuri iriya ngingo bari bateguye kuvuga ngo isi ni ishuri twiteguye no kuzabona ikiganiro cye wenda nawe gitunganyije neza bacyaporodinze ariko hakabamo n'ikindi gice cya kabiri cyo gushimira umuntu akiriho urumva rero byari ibintu bikomeye cyane byari ibintu rwose bikomeye ariko kuri iki wari uri kuvuga cyo gushimira abantu bakiriho hari amagambo nifuza gusoma hano muri iki gitabo cyifuzwa ibihe byose abantu baze kunyemerera rwose abazabona umwanya nabo bazayasome ariko reka tunayabasomere ari mu gitabo cyitwifuzwa ibihe byose ni page 473 reka nsomere ku isubi ya 3 ajyanye n'ibyo arumaje kutubwira avuga ngo abantu benshi nabazanira intumbi impano zabo z'igiciro cyinshi imagine abantu benshi nabazanira intumbi impano zabo z'igiciro cyinshi ugasanga bambaye neza bazanye indabo amamodoka baparitse ari ku murongo ariko babizaniye intumbi amagambo meza y'urukundo akavugirwa iruhande rw'umupfu utari bwumve udatekereza udateze no kwakira ibyi feelings z'abo bantu bakavuga amagambo meza yuje ishimwe n'urukundo bayabwira utacyumva biteye agahinda baba barimo gukora umurimo w'imfabusa kuko baba barimo kubwira utumva mbega ukuntu ayo magambo yari kumuba guhumura neza w'igiciro cyinshi yaza kuba yarabwiye umutima urushye igihe wari uyakeneye igihe ugutwi kwari kukibasha kumva n'umutima ukibasha kuyakomeza reka dushimire ababikoze bagashimira abagize uruhare mu gufasha abantu nk'uko twabikoze nk'uko turimo kubivuga ibyo bakoze bihwanye n'ibyanditswe byera bivuga yuko bakwiriye gushimira umuntu acyumva ishimwe bamuhaye rikaba ryamukora ku mutima bikamutera gushima Imana bikamutera no kurushaho kugira umwete nk'uko Nzungu yabivuze ni byiza rero ko twiga gushimira abantu bacu tukibafite niba ukunda umuntu niba umuntu yaragukoreye ikintu runaka mushimire agihari kuruta uko uzamenya kumushimira atagihari umushimira hakiri kare agifite uwo mwanya by'umwihariko nicyo dushima ku nzu y'ibitabo kuba baragennye akanya ko gushimira abantu bakiriho murakoze cyane namwe numva ugiye gukomeza ibindi bintu ariko hanyuma rero ngira ngo murabyumva ni byinshi byariyo ese nta kindi cyihariye waba warabonye ngo nacyo kitubwire mbere ko turakomeza ntabwo nabivuga ngo mbirangize byari amasomo yari menshi ngewe icyo nagira ngo mvugeho banakoze no gushimira abantu bakiriho ari bazima kandi bacyumva barakoze pe ni umuco mwiza twifuza yuko n'abandi bawigana natangiye numva mfite ibibazo byinshi ariko umutima uri kugenda woroha umutima uri kugenda woroha biri kugenda bigabanuka ni byinshi numvaga ngomba kukubaza ariko ukomeje no kunsubiza no kuvuga ngo ibyo byarabaye ariko twibaze ngo turabizera ubutumwa bwiza turi n'ababwiriza babwo twibaze ngo ibi byabaye bivuze iki ku butumwa bwiza bisize ishusho ki ku butumwa bwiza ikibazo cyiza cyane ari nacyo abantu bari bakwiriye gutekerezaho kugira ngo batekereze ngo ibi ngibi bivuze iki ku butumwa bwiza bivuze ibintu bitatu icya mbere abakiriye ubutumwa bwiza mube maso ndabisesengura yego icya kabiri kijya gusa n'icya mbere mwirinde kugwa mu ikosa
birinde kuba bashobora kugwa mu ikosa nk'iryo abayuda n'abafarisayo baguyemo. urabisobanura. Icya gatatu kumenya uburyo bwiza bwo gukora. icya mbere kuba maso. Reka abaricyo kuba maso ndahita nihuta ndasoma amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Last Day Event cyangwa se ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Handitsemo amagambo avuga ati benshi mu uravuga ipaje ni paje ya 218 nisubiye 791. Mube maso. Impamvu benshi mu bataragira amahirwe nk'ayo twaronse bazajya mu ijuru bari dutanzemo. Yego, benshi bataragira amahirwe nk'ayo twaronse, nk'ayo twe dufite yo kumenya ubutumwa bwiza, sibyo? Ibyigisho bumvisha bya nzungu ni bike ugereranyije n'ibyo twebwe twagize gute twumvise. Inama bumvishe za nzungu ni nkeya ugereranyije n'izo twagize gute twumvise. N'igihe tumaze tubyumva ni kirekire ugereranyije n'icyabo. Niyo mpamvu bavuze ngo benshi mu bataragira amahirwe nk'ayo twaronse bazajya mu ijuru bari dutanzemo. Baritanzemo abahawe umucyo mwinshi nyamara bakanga kuwugenderamo. Birababaje. Mube maso rero. Niba abantu bo mu isi basanzwe babasha kugenzura bakareba bakitegereza ngo biriya bintu umuntu akora bifite akamaro, wowe ukaba ukibikerenza, ukibigishaho impaka, ukibyibaza, ukibishidikanyaho, mu gihe abandi bisi bo bafashe umwanzuro wo kubitangira igihembo, wo kubitangira ikiguzi, ishimwe, kubitangira ishimwe, bagashimira umuntu ukora ibyo bintu. Mube maso. Abandi bamaze kubona ko ari ubutunzi bw'igiciro cyinshi, nyamara wowe uracyarimo kubikerenza. Ni bya bindi abanyarwanda bavuze ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Tubibutsa ubuhanuzi bwahanuwe buvuga yuko abantu bari hanze y'ubutumwa bwiza ngo barimo kubona abari mu butumwa bwiza batabirimo neza. Ngo ayo mahirwe bayagize gatoya ko kujya mu mwanya bakaba barimo bakajya neza mu mwanya abo ubutumwa bwiza barimo. Ngo babihagararamo neza kandi bakabiha agaciro, bakabifata ntibazigere babirekura. Kuko abahanuzi bwatangiye no gusohora, kuko hari igihe ubona nubwo ari ibintu bitanejeje, ukabona umuntu avuye mu murongo ubutumwa bwiza arabirambiwe abivuyemo, undi mushaje akaza amaramaje, akaza amaramaje imbaraga bya bindi. Ubwo rero ntago yaba afite ko gupfusha ubusa. Urava mu murongo harinjira mundi, undi arahita ajya mu tayari. Urava mu murongo harinjira mundi. Umva cyiza no kuguma mu murongo. Reka tuvuge ngo mube maso. Ubutumwa Imana yaduhaye n'ubw'agaciro. Ubumenyi dufite dukesha n'abatubanjirije bafite inararibonye, twagize umugisha bakatubera amabuye yo gutarukiraho, tubaha agaciro bakiri bazima. Birashoboka ko wamugeraho ukamusura ukamuganiriza umwegereye ukunguka byinshi. Ayo mahirwe tuyabyaza umusaruro, nibyo agihari tukimufite tukimureba. Tutaba maso. Abandi bo bamaze kubona yuko hari umugisha. Reka ngiye nabivuge sibyo, buriya bo hanze bo hari igihe bumva uziranye na nzoga bavuga ngo ngo muraziranye kandi wowe uretse ngo mwari mwaho. Urumva wowe ubifata nk'ibintu bigize gute bisanzwe. Rero utabaye maso, abantu batabonye amahirwe menshi bazagutanga mu ijuru. Ndatekereza ko ibyo icya kabiri ngo abantu ngo bazaba birinde kuba nk'abayuda cyangwa nk'abafarisayo. Bisobanuye iki? Okay, reka mbivuge nkomeje. Dufite abantu ntasinze ahantu bakuye ububasha. Hari iwacu rero, reka mbanze mvuge ngo abahanga iyo
abahanga bakunda umuntu babwiza ukuri sibyo natwe dukunda gutanga ukuri tunakunda ukuri niko tuzazira cyane. hari abantu sinzi ahantu ububasha babukuye bwo kuba abacamanza sibyo bwo kuba abacamanza bagatangira kujajinga urimo kubareba urasa biriya bintu none mugiye kwihuza n'abisi reka mvuge bike kuko ibindi murabizi sibyo ntabyo tuvuze sibyo so rero abantu benshi bavuze mu buryo butandukanye mube maso kugira ngo mutazagwa mu ifuti nk'iryo abayuda n'abafarisayo baguyemo. Ariko rero ntuducike kuko abayuda n'abafarisayo hari igihe umuntu aba adukurikiye bwa mbere atazi ngo baguye muri iyo futi, ubwo umuntu akaba ari kugendera mu kigare sibyo rata, umuntu akaba ari kugendera mu kigare atazi ngo bimeze bite. Tubwire bundi mu ncamake abayuda n'abafarisayo byagenze bite kugira ngo n'uwirinda kuba nkabo abirinda bazi. Reka tuvuge iby'abafarisayo uko byagenze n'abayuda mu gihe cya Yesu. Bajyaga bamucira imanza bakurikije ibyo barimo kubona arimo gukora, bari kurebesha amaso ibyo yakoze byose, buri kantu kose yakoraga babaga bafite iki, babaga bashakaga umurongo wo kubihiza, buri kantu kose yakoraga bashyiragaho commentaire nyinshi cyane kandi ziri negative. Noneho mwumve hano uko bavuze. Luka yaranditse ngo Yohana umubatiza yaje atarya umutsima atanywa vino, baravuga bati uyu afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa, muravuga ngo dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga n'inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Buri kintu cyose, buri mubwiriza butumwa wese wazaga ntabwo baburaga icyo bari bumunenge. Yohana umubatiza ngo yaje atarya atanywa, baravuga bati ngo ni umudayimoni. Umuntu utarya Yesu aje ngo barangije bumva ibintu bamuvuzeho waza bikora azarya ananywa. Hari n'abandi bajya bitwaza uyu murongo bakavuga bati Yesu yanywaga inzoga, ariko sibyo. Yesu aje arya ananywa, baravuga bati umwana w'umuntu aje arya anywa, muravuga ngo dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga n'inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Urumva? Ariko Mariko we yabivuze neza. Haranditse hagira hati, Mariko ni igice cyaho cya 2 umurongo waho reka duhere kwa 16. Yego. Abanditsi bo mu bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati mbese asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Amen. Ibintu birumvikana. Abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Sinaje azanwe no gushaka abakiranuka, ahubwo naje no gushaka abanyabyaha. Nazanwe no gushaka abanyabyaha. Rero ahantu hose hari umuntu ukeneye ubutumwa bwiza, ntakitubuza kujyayo. Byaba ari n'akaga, byaba ari sinzi uko byavugwa, yego kubona umuntu avuze ngo nkeneye inama zawe, akavuga ngo ndanze ntazo nguha, kandi uzifite atari uko kandi uzifite. Ariko hari n'igihe udafite inama utazifite wamuhakanira, sibyo? Ariko wamurangira aho yazikura. Rero mu by'ukuri abantu babe maso batazagwa mu ikosa nk'iryo abayuda n'abafarisayo bagize gute baguyemo. Reka dusome n'aya magambo yunganira ibyo by'abayuda n'abafarisayo n'undi mu cyagitabo cyifuzwa ibihe byose. Ndasoma ku ipaji 148. Ni byinshi bihanditse ariko ngiye reka nisomere makeya
kutubwira ngo Yesu yari yaratangiye gusenya urukuta rwari hagati y'abayuda n'abanyamahanga. ubwo hari n'abantu bashaka kongera kurema urwo rukuta kandi Yesu yaragize gute yararusenye. Ni cyajya ari kumwe n'umugore w'umusamariyakazi yamusaba amazi yo kunywa. Maze abayuda n'abasamariya bacanaga uwaka, ntibajyaga imbizi. Hanyuma rero hano baravuze ngo Yesu yari yaratangiye gusenya urukuta rwari hagati y'abayuda n'abanyamahanga, maze yigisha agakiza ku batuye isi yose. Yigisha agakiza ku batuye isi yose. Nubwo yari umuyuda yateguriye inzira abasamariya. Iwe yari umuyuda ariko ategurira inzira abasamariya, atitaye ku migenzo ya gifarisayo. Baba farisayo babandi barameze kwa kundi bamaje kutubwira, kandi atitaye ku rwikekwe n'ibizavuga. Yesu yemera gucumbikirwa n'ubwo bwoko busuzugurwa. Yemera kugira gute? Gucumbikirwa n'ubwo bwoko busuzugurwa. Nkuko yemeye gucumbikirwa n'abanyabyaha, n'abakoresha b'ikoro, akicarana nabo, agasangira nabo. Ese mama byari gucura iki iyo muzehe asangira nabo? Sinzi ko byari bugende, so ntabwo mwariye. Hari ibiryo byari bihari, hari ibiryo barateguye, ibiryo barategura barabizana, sibyo? Ntabwo twariye, ariko twari no kurya. Nuko twari no kurya. Bamwe bari baje bariye, abandi bafite impamvu zabibateye, abandi barariye. Abo twari twegeranye barariye, ariko muzehe we ntabwo yariye, nanjye ntabwo nariye, n'abandi nabonaga bamwe tuziranye ntabwo bariye, ariko ibiryo byari bihari. No gusangirana nabo nta cyaha twaye kuba dukoze. Nta cyaha rwose, nta gikomeye cyane, kuko twanabonye yuko hari abazatanga abari mu birori bakabatanga kugera abatari mu birori. Reka nari nkomeje gato ngo atitaye ku rwikekwe n'ibizavugwa. Ntabwo yigeraga yita ku rwikekwe rwari hagati yabo cyangwa ngo hazavugwa iki. Yasangiraga nabo. Ikindi, aryama mu nzu yabo, arira ku meza yabo, kandi ajya ku byo kurya batetse. Yigishiriza mu miharuro y'iwabo, kandi abagaragariza ubuntu n'impuhwe. Uyu niwe wari Yesu. Yego, abagaragariza ubuntu n'impuhwe atitaye ku rwikekwe ndetse n'ibindi bizavugwa. Reka nsoma aya ngaya wenda rero nsoreza kugira ngo nrenze ko gwakanya udusomere n'ibindi. Ndambuka no muri ku page ikurikiyeho 149 naho ndasoma amagambo. Wifuzwe ibihe byose. Igitabo cyo twifuzwe ibihe byose. Umwabagaro w'ubutumwa bwiza ntukwiriye kugabanurwa ngo ubwirwa abantu bakeya batoranijwe. Ntukwiriye kugabanya ngo ubwirwa abantu bakeya gusa. Batoranyijwe. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ubw'intoranye bw'abantu runaka batoranyijwe ngo bugenewe abangaba, oya bugenewe bose. Wakibwira ko aribo biteguye kukwakira kandi bakakwemera. No kuvuga ngo ahantu umuntu abona hatanze icyizere. Bababwiye n'ubundi babyumva. Abantu ngo umuntu niba twaramuvugira tukamurangira imutagakira uri kumubwiriza. Reka ngiye mbivuge rumva. Hari ahantu mu by'ukuri ku butumwa bwiza ikintu twashimira. Hari abantu bahumviye ubutumwa bwiza tutari kuzigera sinzi ahantu twaye kuzahurira nabo. Nibyo. Ibyo bintu nibyo. Hari abantu, mbese abantu n'ababonye poste zari ziriho abahanzi bo mu isi, ariko abo ngabo bose ubutumwa bwiza bwabagezeho. Rero ikindi buri ngo gutekereza abantu bagasesengura ngo buriya se ngo bari abantu ibindi bintu ngo bari abantu ngo bo mu isi ngo bari ngo ba star ngo bari ukabyanariza ngo ubutumwa bwiza nta bantu bwagenewe runaka ngo nibo bagomba kububwirizwa. Ni ubutumwa bwiza kuri bose. Noneho hari abo tujya tubwiriza twanatanze umutungo, twatanze n'amafaranga. Noneho hariya umuntu we spending tangiye amafaranga ye, tike ye. Hanyuma rero none nigeze hano havuga ngo ntabwo ari ngombwa kubwira abantu biteguye kwakira uko kuri cyangwa se biteguye kukwemera. Nsoza bari kutubwira ngo ubutumwa bwiza bukwiriye guhabwa abantu bose. Ubutumwa bwiza bukwiriye guhabwa abantu bose, aho twabona umwanya hose. Niho nari nsomye n'uhakurikiyeho navuze ngo ahantu hose bukwiriye kubwirwa abantu bose bukigishirizwa ahantu hose
aho imitima yiteguye kugurura kwakira ukuri, wow, Kristo yiteguye kuyigisha. aho imitima iri ahariho hose yiteguye kugurura imitima ngo yakire ukuri, Kristo yiteguye kugira gute kuyigisha. Yego, reka wenda mbe ngarukiye ahangaha twari turi kuvuga, ariko baravuze ngo tugomba kubwiriza ubutumwa ahantu hose, hambwira ahantu hose, mu nzira, mu isoko, kuri radiyo, mu materaniro, ahandi urimo kuhakwepa, ariko bavuze hose, ni ahantu henshi nyine, na hariya ni hose, muri hose na hariya hagize gute, harimo. Yego, ubonye mu bigo by'amashuri, ahantu hose. Hari abari bafite impungenge rero bakavuga ati ngo none se ngo ibi bintu ngo twakoze ngo bihuje n'inyandiko, bihuje nayo. Ubutumwa bwiza bugomba kwigishwa ahantu hose kandi bukabwirwa abantu bose, nta n'umwe usigaye, na hariya muri hose harimo. Urakoze cyane, ndatekereza ko byumvikana. Yego, noneho ikindi twari twavuze ni ukumenya uburyo bwiza, bari ku ka gatatu. Yego, uburyo bwiza bwo gukora. Nabisoma ariko se bwo gukora iki? Kubwiriza ubutumwa, gukora umurimo w'Imana. Haranditse, ndasoma mpereye ku wenda igihe cyo mfite hano n'icyongereza, ariko muzabishaka. N'uwifuzwa ibihe byose ni paje 274 kugeza kuri 276. Ibi ngibi ngiye gusoma ahangaha niho muzabikura. Haranditse hagira hati, by mingling with them as one who desired their good, Jesus showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them follow me. Mwumve icyo bivuze. Yahuye n'abantu nkushaka ibyiza byabo. Yahuye n'abantu nkushaka ibyiza byabo, abagaragariza impuhwe, abakemurira amakene yabo. Yego, maze abaremamo icyizere. Nyuma y'ibyo ngibyo arabahamagara ati nimunkurikire. Yashatse abantu abashaka bwa mbere by mingling with them as one who desire their good. Yahuye n'abantu nkushaka ibyiza, yihuje n'abantu nk'umuntu wishimiye ibyiza byabo, sibyo? Nk'umuntu wishimiye ibyiza byabo. Ntabwo yagiye arimo kubanenga ngo ibi ngibi murimo gukora ni ibiki, ngo ntimureba. Yego, kugenda uhita utangira kuvuga ngo dore ngo muzapfa, muzarimbuka, muzagira gute, ibintu murimo murashize. Yahuye nk'umuntu abanza kubiyegereza, aba yitonze kubagaya, sibyo? Abagaragariza impuhwe n'urukundo, abakemurira amakene yabo, arabavura, arabafasha. Arangije abaremamo icyizere. Arangije nyuma arababwira ngo nimunkurikire. Barangije baramukurikira. Iyo tactique tugomba kuyigana Yesu. Ikindi cya kabiri ni igitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa, Evangelism, page 272. Uburyo bwa Yesu, Christ's method alone will give true success. Tactique Yesu yakoreshaga iriya twamaze kugira gute tuvuga, yamugejeje ku ntsinzi. Christ's method alone will give true success. Buriya buryo bwa Yesu, iriya tactique ya Yesu yakoreshaga arimo kubwiriza, ngo nubwo buryo bwonyine uzabasha gutanga intsinzi ku butumwa bwiza. Ubwo nubuhe? Kwegera abantu aho bari, sibyo? Kubagaragariza impuhwe n'urukundo, kubaremamo icyizere, hanyuma ukabagezaho ubutumwa bwiza. Numva kubagezaho ubutumwa bwiza twebwe hari igihe tugenda icyo duhera. Muri Matayo haravuga ngo sibyo se? Abenshi niko tubigenza. Ariko baravuze ngo only Christ's method alone can give us true success. Uburyo bwa Yesu bwonyine nibwo bushobora gutanga iki? Intsinzi nyakuri. Gospel workers, abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, page 119 haranditse ngo Cyongereza, the minister should not
participate in the amusement festivities of the world unless he goes there to speak the words of life to the perishing. Ababwiriza butumwa ntabwo bagomba kujya mu birori cyangwa mu mafestivale cyangwa se mu bindi birori mu bitaramo by'abisi n'imikino n'ibindi byo kwidagadura byabo keretse bagiye kubwira amagambo y'ubugingo ku barimbuka. Keretse gusa bagiye kuvuga amagambo y'ubugingo bagiye bayabwira bagira gute abarimbuka. Ubwo hari agafestivali karibu bari kukabufitemo umwanya wo kuza kuvuga nta gucikwa. You are allowed to go there. Sibyo? Kujya urabyemerewe. Rero ntabwo dukwiriye kujya mu birori n'ibindi nk'ibyo bavuze biri aho ngaho keretse tugiye kuvuga amagambo y'ubugingo. Akanyuma Ministry of Healing page 143, we are not to renounce social communion, we are not to seclude ourselves from others. In order to reach all classes we must meet with them where they are. Haranditse ngo ntabwo tugomba kwitandukanya n'abandi ahubwo bavuzemo akajambo keza. In order to reach all classes we must meet with them where they are. Kugira ku byiciro bitandukanye by'abantu tugomba kubasanga all classes. Kugira ku byiciro byose by'abantu kugira ku byiciro byose by'abantu kandi muziko harimo ibyiciro birimo hari n'imyanya ngo hari VIP na regular n'ibindi byose. Abo bose Yesu yarabapfiriye kubageraho no kubasanga aho bari kugira ngo tugire ku byiciro byose. Ntabwo tuzabararika ngo baze mu biterane no mu materaniro yacu. Ibyanditswe byari biduciriye iteka kugira ngo tugire ku byiciro byose tugomba kubasanga where they are, aho bari. To reach them where they are. Hari abantu rero barimo kuvuga bati hari ibyiciro bitagomba kubwiriza ubutumwa kubera ko tutazabasanga. Iri hame ry'abaripfuye. Ubwo rero ubu buryo nabwo tubumenye, ubu buryo bwo gukora hari ibyiciro bizagerwaho n'ubutumwa tubasanze. Yesu yagiye mu nzu kwa Zakayo, umusanzi we yagiye kwa Simoni, n'ahandi. Ubwo rero n'umusamariyakazi wari umuyuda, cyo twanabibonye. Rero ku butumwa bwiza reka tuvuge ngo gusanga abanyabyaha aho bari igihe dufite uburyo bwo kubabwiriza, nibwo buryo bwiza bwo kubabwiriza. Kutaba inkorotanyi n'intagondwa. Yes. Inkorotanyi ni iki? Abantu baba bakarishye ibintu byabo byose babikarishye. Tugomba kuba sympathy. Sibyo? Tugomba kuba sympathy. Sibyo? Tugomba kuba abanyampuhwe, abantu bafite urugwiro. Ngo iyo tactique Yesu yakoresheje ngo niyo itanga intsinzi nyakuri. Twanabonye yuko mbere yo kujyana ubwo butumwa hera kuri izo nzira zibanza zindi, kuzana ubutumwa ubujyana nyuma wabanje izo nzira zindi. Rero mu by'ukuri twebwe ibingibi byose twayibonye hari ahantu benshi bakunze ubutumwa bwiza, barabushimye, kandi koko ubutumwa bwiza ni bwiza koko nkuko buri. Sibyo? Koko nkuko buri. Ubwo rero nabyo twabishimiye Imana yamubaye hafi. Imana yamubaye hafi mu by'ukuri. Turimo kubabwira uko byagenze. Hari ukuntu hari ubutumwa bubwirizwa ariko bukabyara impaka. Sibyo? Kabari ibintu bigize. Ariko kubwiriza abantu bakanarwanya. Reka tuvuge yuko ubutumwa bwiza bwari bwiza koko, abantu barabukunze, ukabona n'ukuntu feelings kuntu barimo kubufiringa, kuntu
kubera yuko na hariya hantu n'ahantu hihariye ntabwo ari ahantu hajya abantu bagiye kwidagadura. hari umusore umwe washimye Imana n'abategura biriya bintu aravuga muri iyo event aravuga ati mu nzozi zanjye nahoraga nibaza ngo icyicaro nk'iki kizaboneka ryari igihe abantu bazicara baticajwe no gufana umupira igihe abantu bazicara baticajwe no kubyina no kunywa inzoga none inzozi zanjye zirasohoye Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Abantu baba hari n'abantu bakunda ubumenyi kuko hitwa mu nzu y'ibitabo. Ubwo rero ubutumwa bwabwirijwe aho ngaho abantu babyumvise ni abantu bakunze ubutumwa, ni abantu bakunze gusoma, ni abantu bakunze gukurikirana. Ibisigaye imbuto yabibwa aho ngaho reka dukomeze tuyisengere tuyivomerere hanyuma umusaruro uzatangwa n'Imana kandi tubabwira ngo mube maso ubutumwa bwiza mwahawe mu busigasire n'ubw'agaciro ubwo mwebwe mwirirwa mukinaho abandi babuha agaciro gakomeye cyane. Nibyo. Murakoze cyane. Turukana ku misozo w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi aho twarebeye hamwe uko urugendo mwarimo rwagenze twari rumeze neza. Twatangiye ikiganiro numva mfite ibibazo byinshi ariko nshimye ko byose birangiye nibura nshubijwe kandi nshimye ko nizeye ko namwe mwari mudukurikiye hari icyo musigaranye hari icyo mwungutse. Tubonye inararibonye tubonye amabuye yo gutarukiraho azadufasha natwe muri uru rugendo rusigaye cyangwa kubwiriza ubutumwa ndetse no kubukomereramo. Rero ndumva twasoreza ahangaha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka dushimire abantu mwese mwafashe umwanya mugakurikira iki kiganiro kandi dushimire n'abazagisharinga abandi n'abazagikurikira hanyuma n'abazagikurikira ikindi gihe. Mwese mwakoze kandi mukomeze mukurikira ibiganiro byacu. Ko baba wenda bifuza kubireba uko byagenze imbona nkubone hari n'ikiganiro dufite kiriho ukakireba ukareba uko byari byifashe mu nzu y'ibitabo Summit. Ndagushimiye ku mwanya waduhaye muri iki kiganiro n'umusanzu ukomeye watanze Imana igumugisha. Yego murakoze cyane. Icyo navuga cya nyuma nifuza yuko abantu bafunguka mu mutwe abantu bahumuka bakarushaho kureba kure bakamenya yuko iyi si turimo ni icumbi ku mukristo ni igihugu cy'amahanga hehe ku mukristo. Buri opportunity buri mahirwe yose tubonye tugomba kuyabyaza umusaruro. Niyo mpamvu kuri radio baduha iminota 30 tukavaho hajyaho urubuga rw'imikino tukavaho hajyaho inkinamico tukavaho bacuranga indirimbo cyangwa se bagashyiraho umupira aze kumbaza amakuru ndakubwiye urumva watinda gusoza utarasenga isengesho rigeze hagati rigahita ricamo hagahita hajyamo umupira cyangwa se ikiririmbo ntukivuge. Urumva rero nta bidasanzwe kuba twajya ahantu hari abantu hari veho umwe hakajyaho undi hakavaho umwe hakajyaho undi bagasoza babwirijwe ubutumwa bwiza. Icyo twabonye gikomeye kirimo nuko igihe uzajyayo uzi kuri bubone umwanya ukabwiriza ubutumwa wemerewe kujyayo. Kandi dusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane rero ntihakagira amahirwe mupfusha ubusa. Murebe kure mwite ku ntego Imana yita ku mugambi kuruta ibindi bintu byose. Murakoze nakagaruka Imana ibaho umugisha. Amen. Ubuzima bwawe muraho neza Kamari? Muraho neza Makura? Amakuru y'iminsi myinshi. Makuru ni meza naho mwe? Natwe turaho turashima Imana. Mami kumbuye ku isabato. Isabato zagera cyane. Mami kumbuye ku isabato. Isabato zahagera cyane. Ariko uri umunyamugisha pe. Abana bawe bakumbura isabato. Barayikumbura cyane. Gose babawe ntago bayikumbura. Ashwi. Nese ubwo ntibyaba byarapfiriye mu gikoni ku isabato ubwo barya iki? Barya ibisanzwe ni ya miceri. Baba bariye no mu yindi minsi cyane. Ni wowe rero wabyishe. Kugira ngo abana bakumbure ku isabato bisaba imbaraga z'igikoni. Ubwo barya iki? Imiceri rwose. Nawe uti imiceri ibyo ntago byatuma bakumbura isabato. Wowe ukoresha iki? Ku isabato rero abana baba bazi ko hari umugati mwiza cyangwa hari keke nziza agatofu hafi aho. Ibyo ngibyo bikoze bayikumbura pe. Hari n'utundazi twaje tuzima dukoze ku buryo bwiza butuma ubuzima bumera neza. Utwo natwo tugenda tudusimburanya n'iyo migati.
none se Kamari ibyo ngibyo ubikura hehe? ubwo uri aho muri iki gihugu utaramenya ko igisubizo cyaje. Sigasira Amagara Bakery ni igisubizo ku bantu bifuza kurya ibyo kurya byiza kandi bizima. none se abo bantu bakorera he? biroroshye, wabibona mu mpande zitandukanye z'iki gihugu, Nyabugogo, Musanze, Muhanga n'ahandi. mushonje muhishiwe bizaba byabagezeho vuba. Nyabugogo nka he? ukigera muri gare hagati baza kwangamije no kwa Elisa, uzamutse hirya gatoya ubaze kwa Mama Kerve, haba hari imigati, amandazi meza afasha ubwonko, akabusana kandi akabuha iterambere. ubuzima bwawe bufite agaciro. ubwo ndabizi ubwo ari wowe ugiye kuzana ubunebwe. Reka da, ibi byiza wabisanga impande zose, maze Kimironko kwa Emi ndetse n'ahandi hose musanzwe musanga ibicuruzwa by'abagorozi. ntabwo ubona uko ukora akazi urahangayika. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 078 190 0738 cyangwa se 078 45 078 38 ndetse na 0722 62 23 14. burya amagara araseseka ntayorwa. ntugapfe kurya, ntugapfe kunywa, ntugapfe kwambara nta mpamvu, kuko ibyo byose ari byo bigena ubuzima bwawe. ahubwo waburya unywa cyangwa ukora ikintu cyose muri ubu buzima, jya ubikorera guhimbaza Imana. ntugapfe kurya, ntugapfe kunywa, ntugapfe kwa